Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane guhaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu gikomeye cyane mu isi y'iki gihe. Mu isi y'uyu munsi, mu isi y'iki gihe usanga umubano hagati y'abantu babiri bakundana ndetse na hagati y'abantu babiri bashakanye usigaye ukorerwa ahanini cyane kuri WhatsApp cyangwa se no mu kwandikirana ama SMS. Mushobora kuba mwakoresha Facebook chat cyangwa se mugakoresha n'ibindi byose bya Messenger nyine bituma mwandikirana, ariko ahanini usanga nyine bica muri uko kwandikirana. Usanga abantu babiri barushinze, umwe atuye ahangaha undi atuye mu kandi karere kubera yuko bakora akazi gatuma batabana. Kenshi barahamagarana yego, ariko kenshi cyane kurushaho bakandikirana cyane cyane kuri WhatsApp cyangwa se bakandikirana bakoresheje n'izo Messenger zindi zitandukanye zihari z'uburyo butandukanye. Ku basore n'abakobwa bagitereta nabo rwose kwandikirana ni kimwe mu bigize ubuzima bwabo, nubwo kose bakunda no guhamagarana. Niyo mpamvu muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka ngo umusore cyangwa se uwo mugabo wawe umwandikira gute, ubutumwa umwandikira buba bumeze gute, ni ibiki ugomba kwirinda gukora kugira ngo mu kumwandikira ataza kukwinuba cyangwa se umubano wanyu utaza gutumuzamo agatotsi kubera ko wanditse ibintu bidashobotse cyangwa se kwanditse ibintu bitari byiza, ugasanga muhuye atagukumbuye kubera yuko ibintu umwandikira bituma yumva arwaye ahubwo akumva yava mu buzima bwawe. Hari uburyo rero wandikira umusore, hari uburyo wandikira umugabo wawe noneho ukamwifatira ukamwigarurira ku buryo rwose agenda avuga ati wow, nyine mfite umuntu. Ubwo buryo rero nibwo tugiye kureba, hanyuma buraba burimo ibice bibiri. Igice cya mbere ndakubwira ibyo utagomba gukora, noneho igice cya kabiri tubone kugaruka ku byo uba ugomba gukora, uko ugomba kubigenza. Noneho ndagenda nguha n'ingero nkeya z'ubutumwa, ariko izo ngero ndi kuguha z'ubutumwa ni ingero nyine wowe uhuza n'ibyo urimo, urukundo rwawe ndetse n'umuntu wawe kumuzi, noneho za ngero naguhaye ukagenda uzishyira muri context cyangwa se ukazihuza nuko ibintu byawe bigomba kuba bimeze. Ibyo utagomba gukora rero, ikintu cya mbere gikomeye cyane ni ukumwandikira ibintu byinshi cyane, ukarondogora ukandika ibintu byinshi kandi kenshi, kandi ibyo bintu ugasanga bitanashishikaje, ugasanga atari ibintu ari busome ashishikaye yishimye, ahubwo ugasanga ni ibintu biri boring. Donc ni ibintu bijyanye n'ubuzima bwawe wowe ku giti cyawe, wenda urashaka kumubwira uko wiriwe n'ibindi bintu wanyuzemo, ugasanga umwandikiye imvaho yose. Ibyo bintu ntabwo babikunda, cyangwa se ugasanga urimo kwandika buri segonda kandi message wandika ugasanga ni nonsense, nta kintu kirimo, nta kintu zisobanura. Icya kabiri ni ukumwandikira umubombarida ibibazo, ugasanga urimo urabombarida ibibazo kandi ukongera ukajya uzana ikibazo cya kabiri ukazana icya gatatu ataranagusubiza n'icya mbere. Ibyo ngibyo umusore ahita atangira kuba stress mu mutwe, akavuga ati noneho simukira, ukabona atangiye kubona yuko urimo kumutesha umutwe. Icyo ngicyo rero ugomba kukirinda. Noneho icya gatatu mu bintu ugomba kwirinda ni ugutangiza intambara, kurwanira kuri Messenger, kurwanira kuri SMS, kurwanira kuri WhatsApp. Ntabwo ari ibintu byiza. Mushobora kuba mufite ikintu mwapfuye, ushobora kuba ufite ikintu cyatumye murakarira cyane, ariko iyo utangiye gushaka kubimubaza unyuze mu butumwa bugufi, akenshi hari igihe akwihorera ntagusubize kubera ko ahita atangira kuvuga ati buhagaze gatoya, agahita avuga ati yarakaye noneho simukira. Iyo atangiye kuvuga ngo yarakaye noneho simukira, utuma nyine hari ibintu ataza kugusubiza, cyangwa se ugatuma hari ukuntu abanza gutekereza no guforomira ibisubizo ari buguhe kurusha ko mwari kuba muganira ibintu imbona nkubone. Hanyuma icya kane ni ugushaka kwiha ubusobanuro ukeka ko buhishe inyuma y'ibyo yakwandikiye, cyangwa se ku mpamvu wamwandikiye ntagusubize. Hari igihe wandikira umuntu ntagusubize, muri mu rukundo, uramukunda cyane, uratekereza ko igihe abonye ubutumwa bwawe yakagombye guhita agusubiza, ugategereza ugaheba, ugahita utangira kuzana stress no kwibaza si uyu muntu arankunda, ese ibi ni biki. Niba uri umugore w'umugabo ugatangira kwibaza ngo yagusuzuguye n'ibiki. Ntabwo ari byiza gushaka kwiha ubusobanuro bwihishe inyuma y'ibyo umugabo yakwandikiye cyangwa se umusore mukundana yakwandikiye, kubera ko iyo utangiye kwiha ibisobanuro akenshi ushaka gushaka ikibyihishe inyuma uba utangiye kumutekerereza, kandi imitekerereze y'abagore n'abakobwa itandukanye n'imitekerereze y'abasore n'abagabo. Icyo gihe rero ushobora gusanga winyuzemo, ugasanga utangiye kujya mu buryo buri negative cyangwa se butari bwiza bukocamye kandi umutekerereje atari ko yabishakaga. Noneho icya gatanu ni ukumwoherereza ubutumwa buteye ubutumwa bubishye.
Yes, ni ibyo bintu bitanu rero. Nyuma yo kumenya ibyo bintu bitanu ushobora guhita wibaza uti none sema ibintu byose urabimbujije. Ibyo nagakoze byose urabimbujije. Ushatse kuvuga ko hari ikintu nakagombye gukora. Hari icyo gukora. Mu gihe wandikira umusore kora ku buryo umukora mu byiyumvo bye, nibwo uzamutera guhora akwerekejeho umutima. Mukore mu byiyumvo bye, mutere sentima, mutere kumva akwifuje cyangwa se mu gutuma asoma ubutumwa bwawe akavuga ati uyu mukobwa vraiment, akavuga ati nagize amahirwe yo kumubona. Amategeko ngenderwaho rero niyo nabanza nkakubwira mbere yuko nguha ingero zitandukanye z'ubutumwa. Mbere yo koherereza ubutumwa umusore cyangwa se n'umugabo wawe, banza wongere ubusubiremo urebe niba koko wabwanditse neza. Wenda ku mugabo wawe ho ushobora no kubwohereza wibeshya akabyumva bitewe nuko bumeze, ariko nanone ku musore mukundana burya ntabwo ari byiza kohereza ubutumwa utabanje kongera kubusoma ngo urebe ko wanditse neza. Hari ukuntu wandika telefone ikajya igukosorera ikakuvugira ibyo udashaka kuvuga. Ni byiza kubanza ukareba neza, ukareba ko wabyanditse neza na telefone ikabyandika nk'uko wabishakaga, kandi ukumva yuko iyo umuntu abisomye akuramo bwa butumwa washakaga kumuha. Hanyuma ugomba gukoresha imvugo ituma abona ibyo umubwira, abibone, apana ibintu byo gutuma umusaba kubitekereza. Uti kubibona ni gute ko ntari bushushanye? Yes, ntabwo uri bushushanye, ntabwo ndi kugusaba gushushanya, ariko koresha imvugo ishushanya. Urugero, aho kumwandikira uti ndagukumbuye cyane ni ibintu ushobora kumwandikira ariko nagahita yumva ukuntu umukumbuye cyane. Ushobora ahubwo guhitamo nko kumwandikira uti wakuma nkaguhobera muri aka kanya, cyangwa se ukavuga uti wakuma tugasomana muri aka kanya. Izo ni ingero. Cyangwa se iyo byashobokaga ngo nguhobere ndagukumbuye cyane. Ibyo ngibyo iyo bivuze ahita abibona, ntabwo ari kimwe no kumubwira ngo ndagukumbuye gusa. Koresha rero ibintu bivuga, bishushanya, bimwereka, bimuha imaje y'icyo ushaka kuvuga, kurusha kumubwira ibintu biza gutuma atangira kwivumburira. Kora ku buryo n'umwandikira asigara yumva agishaka ko ukomeza kumwandikira, cyangwa akifuza ko mwahita muhura, cyangwa se wamara kumwandikira ahubwo kugira ngo agusubize agahita aguhamagara, kubera yuko ibintu umwandikiye bihise bimutera amatsiko. Kora ku buryo asoma ntakurambirwe, cyangwa se akumva yatangira gusoma akumva nawe ashatse kuba yakuba iruhande muri ako kanya. Ubutumwa rero bohereza ubwohereza ariko ukomeza kuba positive. Ubwo butumwa rero bugomba kuba ari bwa bundi butuma buri gihe umwereka yuko umutekereza, buterekana ko uhangayikishijwe n'urukundo rwanyu, kuko bituma buri gihe ujya muri kote positive, bituma wumva urukundo rwanyu rukiriho, rukiryoshye, rumeze neza. Bityo ibyo umwandikira nabyo, ubutumwa burya iyo uri muri positive, iyo uzi ko urukundo rukomeje kandi ruryoshye, n'ubutumwa wohereza buhita bwigaragaza. Ubwo butumwa rero n'ubuhe nta gutindiye. Ubutumwa bwa mbere bushimisha umusore akavuga ati wow, akabusoma yumva yishimye cyane, ni ubutumwa bumwereka ko umutekereza. Ubutumwa bwereka umusore ko umutekereza ni ubutumwa bwiza cyane. Ubutumwa bwereka umugabo wawe ko umutekereza ni ubutumwa bwiza cyane. Urugero, niba uvuze uti ndi muri bisi none bashyizemo ya ndirimbo twumvanye umunsi wa mbere, none binteye kugukumbura. Ibyo ni ibintu ashobora gusoma agahita kuko yibuka wa munsi wa mbere. Cyangwa se ukabura mwandikiye uti niriwe ngutekereza cyane uyu munsi, sinjye urota tubonanye. Ibyo ngibyo ni ibintu by'ubutumwa bumwereka ko umutekereza, kandi byiza cyane bisobanutse, atari byo byo kuvuga gusa ngo ndagukumbuye cyangwa se kuvuga gusa ngo I miss you. Ubutumwa bumwibutsa ibyo ukunda. Ubutumwa bumwibutsa ibye ukunda ni ubutumwa abasore n'abagabo bakunda cyane. Ese ni uburyo ateye ukunda, uburyo ateye mu buhe buryo, se ni ibitugu bye, ni iki, ni inseko, icyo ukunda wowe urakizi. Ni ibimuriho, ni uburyo yitwara se, uburyo agenda cyangwa se uburyo aguha keya n'ibindi. Hari ibintu umukundaho. Ibyo bintu rero ubutumwa bumwibutse ibyo ukunda ni ubutumwa bukomeye cyane. Urugero, ushobora kuvuga uti nkunda cyane iyo undeba amaso yawe arandwaza, mbabarira unyoherereze selfie. Aho kugira ngo uhite umubwira uti wanyoherereje ka selfie, ukaba wabisasiye muri iyo sense, umwereka bya bintu ushaka kubona muri iyo selfie, biramushimisha cyane, akanabireba agaseka, akanayikoherereza yishimye. Hanyuma hari ubutumwa bugaragaza ko ubona ibyo akora kandi kubyishimira. Ubutumwa bumushimira. Nabigarutseho kenshi ko ari byiza cyane gushimira umugabo, ko ari byiza kumwereka yuko ibintu akora ari byiza, ko ari umugabo ko uhamye.
niyo mpamvu ubutumwa bumushimira ari ubutumwa abasore n'abagabo bafatana uburemere. Ukaba wavuga uti mfite amahirwe yo kukugira mu buzima kuko ibyo unkorera ni byinshi, sinzi ko hari undi wabibasha. Ubwo buba ari ubutumwa bukomeye cyane. Cyangwa se ndabizi ko rimwe na rimwe ngutesha umutwe, ariko nashakaga kugushimira ko buri gihe unyihanganira, urakoze cyane. Ubwo ni ubutumwa bushobora kumushimira, ariko ushobora no kumushimira by'umwihariko uvuga uti ibintu wankoreye nimugoroba byanryoheye cyane, wakoze cyane kuba wamfashije ibi n'ibi, ugakomeza ku bintu yagukoreye, serivisi yakuranze cyangwa se yaguhaye ukayishimira. Hanyuma hari ubutumwa bumwibutsa ibihe byiza mwagiranye. Ubu nabwo ni ubutumwa bwiza cyane ugomba kwibuka, kandi ubwo butumwa bukaba busobanura neza ibyiyumvo ugira iyo wibutse ibyo bihe byiza mwagiranye. Ntibube ari ubutumwa bubivuga gusa, oya, wishaka ko afindura cyangwa ngo umwibutse ibyabaye gusa udashyizemo ukuntu wabikunze cyane, uko wiyumva iyo ubyibutse, uburyo ubikumbura cyane, cyangwa se nanone ukibaza ibirenzeho uko bizaba bimeze. Ibyo rero ni ibintu byiza cyane byo kumwibutsa bya bihe wowe nawe byabaryoheye, apana ibihe byawe wenyine, ahubwo ibihe byawe wowe nawe byabaryoheye. Ni ubutumwa rero bushobora gutangira buvuga uti ibuka ha hantu, ugahita urenzaho ukuntu byagenze n'ikintu cyabaryoheye, icyo kintu cyabaryoheye cyane kurusha ikindi akaba ari cyo ukomozaho, cyangwa se uti ntekereje turimo gukora ibi ngibi, ibyo bintu ukabivuga aha n'aha ukahavuga, none urumeza ndumva ruje, ndabyibutse nsese rumeza. Urwo ni urugero. Ni ubutumwa rero bwiza cyane bumwibutsa ibihe byiza mwagiranye. Ubundi butumwa bwa gatanu ni ubutumwa butuma yumva abishatse, niba mujya mubikora cyangwa se niba mwarashakanye, cyane cyane niba mwarashakanye, ubutumwa butuma yumva ashatse igikorwa cy'abashakanye, ashatse akabariro. Ni ubutumwa bwiza cyane, nubwo butagomba kuza buri munsi cyangwa se buri gihe, rimwe na rimwe ukamunyuzamo, biba ari ibintu byiza cyane. Ntabwo rero ibi ngibi bivuga ko ari kumwoherereza amafoto y'uwambaye ubusa, ntabwo ari cyo bivuga, ahubwo bisobanura kumwandikira ubutumwa busa naho bumwibutsa ibintu bigusaza iyo muri icyo gikorwa, no kumubwira ko ubikumbuye, uko ujya ubibona n'ibindi bitandukanye. Ibyo bintu rero biba ari byiza cyane wabitekerejeho nka rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi. Inshuro sinzizi, ariko ni wowe uzi igihe wabikorera, upfa kutabyabiza gusa ngo bigire ibintu by'ubuzima bwa buri munsi abimenyere. Hanyuma hakaza ubutumwa bwerekana ko uzi ibyo akunda kandi bigushishikaje. Ibyo rero bituma abona ko mukwiranye. Iyo uzi ko iyo abona ko uzi ibyo akunda kandi kubiha agaciro, kubyibuka. Niba ari umwubatsi ukaba wamubaza ibibazo ku mazu bitandukanye, cyangwa se wagira n'ahandi ubisoma ugahita umubwira uti nsomye ibi ngibi ahangaha, ukamwandikira ukamubaza icyo abitekerezaho. Ibyo biba ari ibintu byiza cyane. Niba uzi ko akunda umupira kandi hakaba hari amarushanwa runaka, ukamwoherereza ubutumwa buyavugaho, cyangwa se ugatangira no kuvuga ku ikipe afana niba uyizi, ukibuka kumubaza niba yatsinze mu gihe yakinnye. Ibintu nk'ibyo ukayimubazaho utubazo dutandukanye kugira ngo ujye ubona n'ibyo umuganiriza. Ibyo bintu biba ari ingenzi cyane. Hanyuma hakaza ubutumwa bumuha kwitekerezaho cyangwa gushaka igisubizo. Abagabo twabonye ko badakunda ibintu byoroshye, abasore ntabwo bakunda ibintu biza gutyo byirukanka, ariko bakunda cyane iyo ikintu kiba challenginze ariko bakakibonera igisubizo. Niyo mpamvu ubutumwa bumuha kwitekerezaho cyangwa gushaka igisubizo cy'ibintu runaka ari bwiza cyane. Hakaza ubutumwa asoma akisetsa. Ubutumwa asoma akisetsa kuko ukomeje ku kintu uzi neza ko kimusetsa, cyangwa se uzi neza ko atagukekera ko ari wowe wakimubwira. Ibyo ngibyo biba ari ibintu byiza cyane. Urugero, nk'umugore washakanye n'umugabo azi neza ko muri weekend akunda guca mu kabari agahura n'inshuti ze, akaba yamubwira ati iri joro nguhaye uruhushya ntutahe, ubu nanjye ngiye kurara ndeba filime. Ukarenzaho yuko tijoteme, cyangwa se ugashyiraho n'agatima n'ibindi, cyangwa se akandi kantu. Ibyo biba ari ibintu aza gusoma akisetsa akavuga ati noneho noneho ubundi butumwa ni ubutumwa burimo gusetsa kandi buruhura. Gusetsa, joking ni ibintu byiza. Ikintu cyerekana abantu babiri bakundana ni uko bagira ibintu babasha kuba bari kumwe bakabiseka, bakishima, bakagira uwo munezero. Rimwe na rimwe baba barebera kure bakaba bagira ngo basaze. Ubu butumwa rero burimo gusetsa buruhura. Iyo bibaye ngombwa urabumwoherereza. Iyo afite telefone agaseka akamwenyura kubera wowe, kubera ubutumwa bwawe, burya uba wagitsinze, uba wabishoboye, uba ukoze ikintu cyiza cyane cyane. Rero iyo ushaka kumusetsa nka gutya, hari igihe ushobora kohereza joke zisanzwe, ariko ugomba kuba uzi izimushimisha, cyangwa se zitari za zindi forwarding from other people.
ngo ubone ikintu ahantu uhita uforwardinga, ushobora guforwardinga ubona koko kiri worth it, ari ikintu ukwiriye kuba wamuforwardinga, ariko ibyo ntugakunde kubikora cyane. Akenshi umusetsa ari ibintu muziranyeho byabasekeje, noneho ugasa n'ubikomozaho kongera kubimwibutsa ukuntu kugira ngo mwongere museke, uti nibutse cya gihe, cyangwa se ndimo ndatekereza nk'ubu ngubu dukoreye ibintu bitandukanye nk'ibi ngibi, wenda ahangaha kuri arete ya bisi, ukamubwira nk'ikintu gishobora kumutungura agafata telefone agaseka. Hanyuma ubutumwa bwa 10 ni ubutumwa butarimo gushidikanya. Mu gihe wandikira umusore wishyiramo gushidikanya, iyo udashyiramo gushidikanya byerekana ko uzi icyo ushaka, byerekana ko wiyizeye, byerekana yuko uri umuntu koko ujya mu bintu bishaka. Kandi umugore nk'uyu nguyu abagabo baramukunda cyane, abasore baramukunda cyane uyu mukobwa. Urugero, aho kugira ngo umubwire ngo numvaga naza kugusura, ahubwo ukamubwira uti ndashaka kuza kugusura mu kanya, urabuhari nze, akabona yuko ari ibintu ushaka, ntabwo ari ibintu uri gukekerana. Aho kugira ngo uvuge utese ubu nta kuntu twasohoka ku cyumweru, aho kugira ngo umwandikire gutyo, ahubwo ukamubwira ati ndumva twasohokera ahangaha, ukanahavuga ku cyumweru, urabitekerezaho iki? Ukabimubwira kumva ko ni ibintu watekerejeho nyine urabishaka. Aho kugira ngo umubwire ngo ese ngo wagusuhuza ngo ko nari nyuze iruhande rwo mu rugo, ukamubwira uti urahari ngo ngusuhuze, nyuze iruhande rwo mu rugo. Ubutumwa nk'ubwo ngubwo burimo kwigirira icyizere, burimo kwerekana ko hari ikintu ushaka, butarimo ibintu byo gushidikanya cyangwa gusaba cyangwa ibintu biciye kure cyane. Ubwo buba ari ubutumwa bwiza cyane. Nibyo rero nashaka kugarukaho uyu munsi, nibyo nashaka kukubwira, kuko kwandikirana ni ikintu gikomeye cyane, cyane cyane mu isi y'uyu munsi ni ikintu gikomeye cyane. Kera abantu bandikiranaga n'impapuro n'agakono ukazajya ukibuka ugaseka, ariko uyu munsi nubwo utibuka agakono, nubwo utibuka impapuro, ariko burya umuntu mukunda kwandikirana kuri message, kuri WhatsApp, ubu uzi style ye kwandika, ku buryo hagize n'undi muntu umufatira telefone akakwandikira ushobora kuvuga uti uyu ntago ari we, cyangwa se hari igihe ashobora kohereza ubutumwa butandukanye nuko asanzwe kwandikira, ukaba wamubaza ati ariko ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe. Rero nabyo ni ibintu byiza cyane, ugomba kubitekerezaho ukamenya uko akumenya binyuriye muri ubwo butumwa umwoherereza, kandi ukamwoherereza ubutumwa butuma yumva uri umuntu koko akunda cyane, adahaga gusoma ubutumwa bwawe, atabubona ngo atekereze ngo ndaba mbufungura kubera yuko nta kintu ndi busangemo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagushimiye cyane rero, cyane cyane wowe wakanze subscribe, ariko nawe utarayikanda ndagushimira cyane kuza kureba video za hano. Wowe uje bwa mbere nguhaye karibu cyane kuri iyi channel, uzajya wongera ugaruke. Hanyuma ibindi bitekerezo ushaka kumpa video wumva wifuza ko nazakoraho, ushobora kubishyira muri comment, cyangwa se ibyo wongera kuri ibi bijyanye n'ubutumwa bugufi, ubwo wowe bugushimisha nk'umusore, n'ubumeze gute iyo ububonye ugaseka ukishima, cyangwa ukavuga uti ubu ni sawa, cyangwa se uburi boring, bwa bundi wakira ukavuga uti hatari ko abakobwa barasaze, ubwo n'ubumeze gute, ushobora kuza kuduha ibitekerezo byawe hano muri comment. Ndagushimiye cyane cyane, Imana iguhe umugisha.